Hello guys, mwe nongeye kwirirwaho neza, ndabashubije cyane. Ngiye kubasobanurira uburyo ki tugiye kuzajya dukorera amafaranga online, ndagira ngo mbibutse ko umuntu utazakurikira neza ijana ku ijana azakorera amafaranga ariko ntabashe kuyabikuza. Ariko njye ngiye kubereka uburyo tuzajya tugiye sisiteme igiye kuzajya ikoramo kandi tukabasha kubikura amafaranga yacu. Mu kanya ndasura apu eshatu izo videwo ndamanza gukora mbere y'uko mbaha link zo gukoreraho amafaranga. Mbibutsa ko ushobora gukora amafaranga kugira uyabikuze bitagatahita ajya kuri mobile money, kuko iyo apu usanga wakoramo amafaranga akajya kuri mobile money usanga ari make cyane ku buryo atagutunga cyangwa ngo aguhindurire ubuzima. Rero ngiye gusura apu eshatu zizajya zidufasha kubikorera amafaranga kugira ngo tubashe gutera imbere. Harimo iyitwa Airdrop, PayPal na Binance. Rero mukore subscribe na sharing izi video kugira ngo tujye tubana muri video zikurikira. Mu kanya ngiye kubazana video eshatu zibereka ukuntu mwafungura izo ngizo. Ukeneye business wahita ukora ako kanya, izo app niba uzifite atwandikira kuri iyo nimero. Wibuke gukora subscribe, ushinga iyi video, utanga igitekerezo cyawe muri comment. Ciao ciao.